turi mu Rwanda. Ikibazo cy'ibikomoka kuri peteroli gikomeje guteza ibibazo mu gihugu cy'u Rwanda, ubwo bamwe mu baturage bamenyereye gukoresha gaze bari gutakambira igihugu bavuga bati murebe icyakorwa kugira ngo gaze zisubire ku biciro bisanzwe. Ibi byabaye nyuma y'ubwo muri iyi minsi batangaje ko ibintu bikomoka kuri peteroli byose byazamuye ibiciro ndetse n'ibindi bicanwa bitandukanye ko ibiciro byiyongeye. Abenshi bahise batangaza ko ibi byaba byaratewe n'iya ntambara iri kubera muri Iran ndetse na Amerika. Abenshi bati Trump ibi bintu akoze rwose ni ikibazo gikomeye cyane, nawe bakwiye kumufatira ibihano kuko yateje ingaruka zidasanzwe ku isi muri rusange. Ubwo abantu batandukanye bari kwibaza bati gaze ko yageze ku bihumbi 15, ubwo ni gaze y'ibiro 6, ubwo kurya biragenda gute? Abenshi batangiye kuvuga bati ubwo tugiye gukoresha amakara, turebe ko ariyo twaza dukoresha mu buryo bwo guteka kuko gaze tugomba kuzibagirwa. Abenshi bati ko twari tumenyereye gukoresha gaze, cyane cyane mu baturage batuye imijyi ntabwo bari bagikoresha amakara kuko amakara abagoranye kuyakoresha. Abasirimu bamenyereye gaze nibo bari gutanga iki kibazo, gusa ntaho bwari abasirimu, ahubwo gaze bitewe n'uburyo ki ngo iteka vuba kandi igateka neza, abenshi bari bamaze kuyimenyera. Gusa nyuma yo kuriraho aya mafaranga bari gusaba leta icyakorwa kugira ngo barebe niba ibiciro byasubira kuba ari nk'ibyahozeho mbere. Ikindi kintu cyaje gutungurana ni uburyo esanse yahise izamura ibiciro, bagahita bazamura n'ibiciro ku ngendo ziva mu mujyi wa Kigali zerekeza mu turere tw'igihugu cy'u Rwanda dutandukanye. Ubwo hakimara kuba iyo kesi, abamotari batandukanye bahise baparika moto zabo kugira ngo barebe niba basi ibiciro bya esanse byagabanuka muri ino minsi, bakabona guhagurutsa moto zabo bakajya mu muhanda. Si abashoferi gusa, ahubwo n'abamotari ndetse n'abandi bantu bakoresha esanse mu buryo bwo kugira ngo barebe niba barabona amaramuko yabo ya buri munsi, batangiye gutakamba bavuga bati turabaho gute rwose ko ibintu bigiye kugera ku rundi rwego. Ibikomoka kuri peteroli cyangwa se harimo za mazitu, harimo byinshi bitandukanye, harimo amavuta, harimo n'ibindi bintu byinshi cyane, ubu byageze ku rundi rwego mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bahise batangaza ko n'amavuta yo kurya ubu yuriye ku rundi rwego. Ubu ugiye muri shopu niho wabibona. Abenshi bati ibi bigiye guteza ikibazo gikomeye cyane, harimo nk'inzara, harimo nko